agenge yorora inkoko norora agaca oye se kandi ushatse kuvuga ko mama wase wamugirira nabi se igihe cyose cyose ahubwo yitegura ubu ngubu nibwo tugiye gutangira kwiki mwararakaye pe ariko muri kurakaza n'abatari barakaye mama wase ugiye kumurusha umutera imiruho mugiye kugira n'inzika mugira n'ibibazo ariko ndamurusha mugira kugira n'inzika mujye muhure mu rwane n'ubu ngubu iyo ndyamye gutyo ndarutekereza bana namwubashye ariko ndaje mwerekaho ushyirwe yaraguhaye ariko nyine yari yarakaye nyine hari ibintu naje narakaye aricyo bita kwisiga insenda erega umenye ko n'ibishingwe hagira baza kubidepoza harabaza gufata kuriye bakadepoza ku modoka imodoka nayo ikajyana mu kimoteri ubwo nanjye rero ngomba kuza nje gufata kuriye ngagira ibyo nikorera byangombwa ngajyana iki imyanda yanjye mbese ushaka kuza kuyifatira mu rugo weho nk'uko ari njye basohoye mu rugo ntibame ibyanjye ninjye uzaza gutwara ibyanjye sibyo ariko byibura nujyeyo uzagende neza byibura nta mahane ariko nta nabitutse mbabara udaturitsa utanukiriza gatsi umutima nibiti uzi kuntu abantu bavuze ati ariko uwo mukobwa ni imbambara umuntu utukana gatuka n'umuntu umurusha imyaka umuruta kuri shabyiyoreye isi yaradukaranze ihanga niho kigomba kuba gasubije njyamye zamuka hano n'ugitabye ngiki mwana wo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasomba ifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kandi zira ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'ubu mwese ndabasuhuje ndashimira ko nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment kandi abamuzigira barazubahiza kandi ubuzima bwabo bugakomeza ngira ngo muri buka rero ibintu bimaze iminsi hagati ya famille imwe namwe muzi uyu munsi rero ndi kumwe sinzi n'izina rye araza wenda kuza kuritubwira ndi kumwe rero ntago nzi izina rye araza kuza wenda kutwibwira ni mukeba wa mama wa Sereka mbare ko mbivuga kuko niko twabibonye nako twabisanze ngira ngo muri buki bimaze iminsi bibashize igihe baserera bapfa nyine navuga ko bapfa umugabo ariko byagezeho birarangira mama wase asubira mu rugo iwe ndetse n'abana yarababonye mwarabibonye rero uyu munsi mukeba we ariko ndagira ngo aze kutubwira izina rye kuko ntago nakunze kumwita mukeba tugiye kuganira nawe twumve nawe ku giti cye kuko twaravuganye ubushize mwabonye ko byarangiye nabi yagiye nabi nyine nawe ntitumuzi neza kuko ntago yigize twibwira kubera ibibazo bari barimo gutongana ariko ndagira ngo tumubaze nkawe ubwe ku giti cye uko yageze mu rugo uburyo yahageze uburyo yinjiye mu rugo rw'abandi wa mugani nkuko Mose avuga ati waje mu rugo rwuzuzanye imyenda nawe ubwo aravuga ati naje nzanye imyenda koko nagira ngo tuganire nawe twumve uko yaje mu rugo kuko cyane cyane ko ari we ntandaro byatumye wenda yaje n'ubundi bafitanye ibibazo ariko noneho byariyongereye akihagera aho yahagereye ibibazo byariyongereye nagira ngo tuganire nawe rero twumve ku ruhande rwe twumve n'uburyo yarabanyemo na papa wase n'uburyo papa wase yagiye adusobanurire neza tubimenye twumve nawe ku giti cye niba koko uburyo yaje niba ari papa wase wamuzanye n'uburyo bari babanyemo ni byinshi nyine twifuza kugira ngo tumenye tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze uratwibwira amazina niba bikunda kuko ntago tukuzi amazina nitwa Biju mu buzima busanzwe nitwa Biju n'ubundi ni nayo ni umugore ni umukobwa Biju oya ntago ari ngombwa kunyinjira mu buzima nitwa Biju twatukwinjira mu buzima naje nje kuba umugore biranga nusura no bitaranze byaranze
ntabwo byaguhiriye nyine ariko impamvu byanze waje nyine mu buryo mu rutaro rwawe sinzi wenda ariko wihangane rwari urwanjye kuko nawe narusanzemo iyo ndamusangamo ntabwo nari kwinjira sibyo njye nari nzi ko nyine urwo rugo nta muntu ururimo ahubwo ari umugabo. Papa wa sese wahaje uzi ko ari umusore nahaje nzi ko ari umugabo ariko udafite umugore. Ntabwo umugabo bivuze ko ari umugabo ufite umugore mu nzu ushobora no kuba warabyaye ukaba uri umugabo ariko nta mugore ufite mu bana. Wari ubizi ariko ko yari amufite afite n'abana ntabwo yambwiye ko babanyeho. Yakubwiye ko nyuma naje kubimenya mbibwiwe n'abandi bantu nyine. Yakubwiye ko nta mugore babanye n'usubwo yaza kugutereta wakaza kubwira ko babanye. hari ababivuga bakerura nawe uramuzuza amanyanga ye kuko nabonye ira famiye muziranye cyane. hanyuma biragaragara ko uri umukobwa ukiri mutoya. Yego. Umuntu yakibaza nyine wa papa wase mwahuye gute? Papa wase ni umugabo wenda si mukuru cyane si mwise umusaza ariko none ntago muri mu kigero kimwe si mungana. Niba ntacyo bitwaye batubwira uko mwahuye kugeza aho akwinjiza mu rugo ukaza ukinjira mu rugo nyine rumeze gutyo wamugani rwuzuye ukinjira ukavuga uti Kamamba yambaye niyemeje kuba umugore w'uyu mugabo. Naguciye mu ijambo nigeze kumva umbwira ko witwa Keza sibyo. Urabizi ubuzima bwahanze buragoye kuba uri umukobwa wifasha buri kimwe wishyurira inzu sibyo. Iyo ugize amahirwe ukabona uwo mubana bigakunda ushima Imana. Ubwo wenda nanjye nizo nzira najemo. Yego. Twahuriye ahantu turaganira ambwira ko ari umupapa ariko ntiyambwira ko afite umugore bigeze kubanaho. Ubwo rero arambwira ati nakwishimiye ntabwo uri umukobwa ugayitse nimba ufite kubaka ushaka kubaka waza tukubakana. Nanjye ntabwo najuyaje kuko numvaga nanjye ngiye kubaka nkaba umugore nk'abandi. Ariko abana we byarabikubwiye ko abafite. Abana byarabimbwiye gusa mbwira ko rimwe na rimwe bajya muri vacances kwa banyirakuru. Ibyo ndabyihangana ndavuga nanjye kandebe umfasha urugendo turukomezanye n'ibikundi Imana ikadufasha tuzakomeza. Nuko waje. Nuko naje nsanga urwo rugo nta mugore ururimo gusa abana bo narababonye. Ahubwo nyuma natangajwe ako nyine nyuma natangajwe nuko abantu bavuga ko urwo rugo njemo habagamo umugore n'abana ariho mama w'abana nasanzemo ariko nza kumva yuko n'ubundi atari ngiye mugore ukabije urugo ni imico yasanzwe yigira ndavuga ni wenda nzamukontorora mushyire ku murongo ndebe ko ngiye namushobora icyananiye bara bose byaje gupfira rero kugira ngo udakontorora neza. Byafiriye aho wowe washakaga kubaka aravuga ati umugabo twarabanye amezi angahe kugira ngo uza amezi umugore amaze yarahukanye. Nyuma tumaze kubana haciyemo amezi angahe nagiye kumva telefone irasonye turi mu cyumba umugabo arayitaba. Numva nyine ahamagaye umugabo numva n'umugore aramubwira ngumva rero nubwo nakwihorera ugiye ngo byararangiye ahubwo mfite gahunda yo kugaruka muri kino cyumweru. Ati kuwa mbere ndakugera kuwa mbere bwarakeye umugabo turavugana arambwira ngo aragiye guhera uwo munsi sindamubona ahubwo wa mugore nibwo yaje ansanga muri urwo rugo nyine atera induru ashaka umugabo we urugo rwe ngo narwinjiriye nyine biba mahani ngira ngo nawe icyo gihe wari uhari warabibonye. Ubushize twaraganiriye utubwira uburyo umugabo yagiye ariko kubera ko mama wasiya yawe nyine mwavugaga nyine buri muntu yarakaye ku giti cye ntitwabyumva neza. Ubundi intandara y'uburyo papa wasi uburyo yavuye mu rugo urumva nyine wewe wari waje uzikuje kubaka uzikugiye gukontorora umugabo usiko nta n'umugore babanye mu nzu ariko nyuma uza kumenya ko afite umugore babanye wahukanye n'abana byose uza kubimenya. Hanyuma wowe byaje guhindukamo gute kugira ngo papa wasi agende agusezere? Yagiye agusezeye yagiye nyine yahoraga yicaye ugasanga ari kwivugisha naza noneho sinzamukira abana be ibintu nk'ibyo nyine nkavuga hari iterabwoba nyine ry'umugore n'umugabo kambihorera. Kuwa mbere nibwo yabyutse kuko umugore nibwo yari afite gahunda arabyuka arambwira ngo ndagiye turasubira. Arambara nyine bisanzwe ngira ngo agiye mu kazi niyongeye kugaruka. yagiye ego ko mana kireka nimba wenda yaragarutse mu rugo rwe nanjye nshaka kuzasura nkajya kureba koko nimba ari ubwoba yari afite bw'uko umugore we agiye kugaruka ugasanga wenda yaragarutse kureba umugore we nk'abagabo babaye.
nk'abantu mwari sinzi nimba nabyita ko mwari musangiye umugabo cyangwa mwasangiye umugabo. Ni abantu twari dusangiye umugabo nabyita. Hagati yawe na mama Uwase ubu byararangiye nta kintu kizongera gutuma nyine muhura, urumva ruri mu rugo umugabo arugutamo nyir'urugo araza arugusohoramo uragenda. Byibura byararangiye burundu ko nyine kucyumva ko byarangirira hariya se birakomereza hehe se ko umugabo adahari mu rugo nyine watanga amahoro mu rugo rw'abandi bikarangira noneho nkuko yagiye yikoreye ibintu sibyo yari yikoreye ibintu byo yari afite nanjye ntago naje muri urwo rugo n'amaboko masa mfite ibyo naje narinzanye ngomba si imyenda bavuze ntago ari imyenda yonyine gusa umugore urega nawe umugore wahukanyura muza ajyana ni pasu 100% baragabana uragabana nande ndi kukubwira ngo umugore wa mbere agiye yahukanye agenda atwaye ibintu nanjye afite ibyo nazanye nk'umugore uje kubaka urugo ntabwo nari gutekera mu isafuriya imwe none ushaka uzapasura nandetse na mama Uwase ibintu byanjye se agomba kubigwatira njyewe muri mu mwenda ibintu wavuze ko ari imyenda waje uzanye nta kintu harimo imyenda yanjye harimo inkweto n'utundi dukoresho duke tumwe na tumwe turi mu nzu waguze wowe se nyuma naguze ngiye nyuma ubwo hari ibyo wasanze bitarimo urabigura nibyo ushaka ibyo bintu nshaka wenda binda bisigana ariko ndashaka imyenda yanjye kuko n'ubundi urubavu mfite ntago ariyo taye afite kandi nta n'umukobwa afite nta n'umwana afite twatungana rwose wabyambara ariko mana nyagasani ubwo gusubira rero no guteza umudugararo mu rugo rw'abandi nanone uwo mudugararo wihorere ninjye uzi uko nawuteguye njye numvaga byarara iyo myenda yanahemota ikayizana utiriwe uko nusubirayo nabwirwa n'iki ko yose ayishyizemo ko ngomba kuyisora ngomba kwinjira hiri akaba njye yimanurira ushaka gusubira mu nzu muri make uhagera nkuko nawe yayisubiyemo ariko nanjye nasubiramo nabirenze ndumva bitoroshye gusa nanone ku ikindi kibazo nanone biba bigoye kugira ngo nyine wumve urumva wowe wagerageje amahirwe yawe kugira ngo urebe ko washaka nyine ko wakubaka biranga ariko urashaka no kubuza amahirwe urugo rwari rwubatse rumaze imyaka hafi 20 imyaka 20 sibyo ndakeka no muri ayo mezi 2 ntago yari wamusohoye kuko nahuye n'umugabo we iyo nza guhora bari kumwe nkamusanga mu nzu nago nayo kwinjira muri iyo nzu kuko hari ndi waruteyemo amatako ariko rero wimbwira ngo nagerageje amahirwe biranga mu buzima nukubaho babyita kugira gute gustaragoringa nicyo kintu muri ubu buzima tugomba guharanira ugomba gushyiraho ikintu imbaraga hahandi ugishyiraho umwuka wanyuma papa Uwase ariko waramuretse byarangiye warayamanitse ndamureka se bundi yari ahari ko yari amaze kwahukana nawe se ujya kuba mana yanjye cyukuze n'abagabo nabo sinzi kuntu yanga ahubwo hari ibintu afite ibiki se kandi reba uriya mukobwa ari waraje akaza kuri papa Uwase uwo nawe yaramutumuye ngo yari yarahukanye nese mama Uwase niwe afite ibicya aha bande se akoresha iki ahande se papa Uwase n'umuntu wo guterwa n'umugore ubwoba agafata gatorongera akagenda kamara icyumweru kimwe icya kabiri ataraza nese mama Uwase bamujyanye si wanamenya sibizi urumva we yajyanywe n'ubwo gute se umugore nk'uriya mutera ubwoba yari afite ubwoba avuga ati umugore nagaruka biragenda gute akagaruka noneho hari n'undi ndabivuga ngo iki ahitamo gufata abana ni inshuti yawe urumva icyo namubwira cyo agenge yorora inkoko norora agaca oye se kandi ushatse kuvuga ko mama Uwase wamugirira nabi se igihe cyose cyose ahubwo yitegura ubu ngubu nibwo tugiye gutangira kwiki ariko ntago ari ibyo oya byihorere sha wowe kuko uba wumva iwawe wicaye wamarika yorora inkoko worora agaca ubwo ibyo jambo uzi ikintu uzi ibintu bisobanuye ubwo bivuze ikintu cyose yaba uzi ko mama Uwase aramutse anarwaye iryo jambo uvuze umuntu yahita yumva ko bifitemo uruhare cyambere nuko nta muntu uzamunsanga hejuru ni ukuri da namukubise borora inkoko worora agace bivuze ngo ahantu mama Uwase aciye wahanyuza umuriro yego ko mana nyagasani ibyo byihore nakubwiye ngo bindekere ahubwo nitegura umuriro atangije ariko ararenganye n'ukuri ave yakoze n'ukuri ararenganye naramubwiye ngo nareke gukora
uriya mukecuru ubona reka wenda mwita umukecuru kuko ni mukuru ni umukecuru yatangiye ibibazo wehuye n'ibibazo kera wenda ntabwo ibyo twagiye tunyuramo kugira ngo tugere ahangaha uzi kugira ngo ujye kwihambira ku mugabo nk'uri ushaje n'umwana w'umukobwa ungana gutya nyine nawe ntabwo woroshye nyine nawe ni ibisazi nawe ntabwo woroshye gusa nawe afite uburyo kuryama mu nzu utishyura uraryama ntucure mbabarira nta munyenga urutongosha tishyura sha mu ntebe zuzi televiziyo irimo ahubwo kujya mu nzu yuzuye kujya mu rugo rwuzuye rutanava we utanavirwa none yarugukuyemo ariko yarugukuyemo nawe yaraye hanze impamvu buriya mama wase umubu ukuntu umera kuko natwe twayirayemo mama wase nawe yarakubititse wenda ntago wabyumva bura buri muntu areba agasaraba ke buri wese n'umusonga niko bavuga baje nibyo ariko nanone nawe yarahuritse yahuye n'ibintu byinshi papa wase yagiye wenda ibyo nta nubwo binakureba ariko nyine nubwo nabika umwanya wanjye kureba ikintu kiri imbere yanjye kimbabaje gusa nyicyo nagusaba uracyari umukobwa mutoya wakishakira ubuzima ukiberaho ukava mu byo kurwanira n'abagore abagabo ariko se kubiza wowe kubiza abagabo ntabwo babuze ariko se papa wase ukaba ari tata we imyaka urabuze imyaka kurusha imyaka se ni ibiki ko ari imibare imyaka ni mu mutwe ushaka uturimo tw'amaboko ukikorera ukishakira ibirayi n'ibindi nikorera hari uri bunkorere akananshyiraho n'ingata ninda nikorera mvura wa mugani hari abakobwa b'iki gihe ngo basigaye babayeho batunzwe no gukura cyangwa se n'abashuga dadi ibyo biriho bireze turabizi ariko biriya ntibiramba nyine bimera nk'abantu bari bazi ko washatse ubu bakaba bazi ko uri gusembera ucumbika urumva atari igisebo kuba waravuze nari nakabibwira urumva nanjye niyo mpamvu nabanje kuvuga nikamba nze nigwe no muntu turi kumwe hanyuma nibyanga nanjye nzane tekinike yanjye tekinike ni iyihe noneho ko byanze ugaramye ukagita woga ugiye guhindura tekinike byihorere iyo nibanga ryanjye sibyo gusa nagira icyaba ntimuzamumbaze icyo kintu nabanza kuguteguza abonye ari inshuti yawe waje umuherekeje wasaka waje n'amamikoro amakamera nagira icyo aba ntibazamukubaze iryo jambo abantu bakunda kurikoresha kandi ni ijambo rimwe ariko buri ubuvuze byinshi nawe uri umuntu mukuru usesengura mama wase ko yifitiye ibibazo bye nawe mwararakaye pe ariko muri kurakaza n'abatari barakaye nk'umama wase ugiye kumurushya umutera imiruho mugiye kugira n'inzika mugira n'ibibazo ariko ndamurushya mugiye kugira n'inzika mujye muhure murwane n'ubungubu iyo ndyamye gutyo ndarutekereza bwana namwubashye ariko ndaje mwerekaho ushyirwa yaraguhaye ariko nyine yari yarakaye nyine hari ibintu naje narakaye aricyo bita kwisiga insenda ndaje nisiga insenda ugiye kwisiga insenda urwanira umugabo n'umugore ungana kuriya babyita kurwana inkunduro nakubwiye uzi kuryama mu nzu tubatse wowe randiro data kuri hejuru ngarashaka y'ibyondo si ubwo buzima ubu ugiye kurwanira kujya urwana n'umukecuru mupfa ngo urugo mupfa ngo umugabo ubundi ibyo byakabayeho byibura gihari ariko kuva atari mwese yarabataye nyine nakambwire gambwa nubwo ari ndaje inshinga njye nanabikubwiye buriya nakubwiye icyo nashakaga nawe kwirambikira umusaya uri ukeneza abagabo ze nakurikire ziramvize kuko n'ubundi nta kintu cyakoza yangaburiraga nkaryama ubu no ugiye dore nyine no kubigenda nimba warafashe agutunze kuriya ugiye gushaka undi mugabo barahari abagabo barahari nuko nyine gusa buno buzima ubamo nago buramba hari usanga buhora buzenguruka nkuko kwanje urumva ugasanga ari ndamugutanzeho bro akaba yanagutera n'ibyuma ubwo rero mu gihe uriya mbona uramucecura kiri kuzubara nuko umufatira naze zose ngomba kugira gute guhangana ngomba kumufatirana cyane rwose atinda gato mukomezanya gusa ikintu cyaba kuri mama wase cyari cyo cyose cyakugiraho ingaruka kubera ko umeze nk'umuntu nyine ubivuze hakiri kare ikintu kitagira ingaruka bura mu buzima ibintu byose dukora twitegura ko haba hari risk yabyo nanone ngo ariko hari igihe tuzihamagarira yego nyine nindwihamagarira nindwishigishira nzarusoma nacyo hari igihe twihamagarira ibibazo cyangwa se tukabyikururira nacyo bibaho ariko buriya iyo uhisemo kubaho ubuzima
cyane cyane ubwo buzima bwawe ubamo ni ubuzima ntabwo ushaka kuvunika wowe. uvunika gute ariko hano hanze hari abantu bafite amafaranga kuko udashaka kuvunika rero ushaka kurya ibyavunikiwe noneho ugasenyera n'ababivunikiye bakangara. Ubu ndi mugabo uzahora nawe uzaba ugiye kurya ibyo bavunikiwe bivunikiye nawe yangara. Kandi ibintu uri utavunitse ni nk'ibi nyine ntago bitinda. Niba ugiye mu rugo rwa mbere uyu nadatinda hazaza undi gutyo paka nyine nibwo buzima paka iherezo mu gihe narabona ewana ntabwo uzakenera kugira umuryango basi ngo ubyare ugire famille. nakubwiye ngo iby'umuryango wanjye byo wibyinjira nshobora no kuba afite n'abana bakuru kuruta abawe ariko byo byihorere biri ku ruhande rwabyo. Ubwo umunsi numva ndi open nakwishimiye nk'uko uriya mugore yakwishimiye nanjye nzakwereka abanjye cyangwa mbwire ko nabahari nibwo nzaguha ukuri kwanjye kambanza ndwa n'inkunduro y'ibyanjye ndimo ibindi bizaza. Amawase twaraganiriye ndamubwira nti mubwira nyine ko niba hari ikintu cyawe afite cyangwa zikiri muri ya nzu yakigwa ariko ambwira ko nyine ni ya myenda ariko aravuga ati ni imyenda yayiguriwe n'umugabo mu mafaranga twashakanye yacu ariyo mpamvu nyine wadashaka kuyigwa n'ubundi avuga ko wayiguriwe n'umugabo we mu byabo bafitanye bajya kanuna aho ngaho ibyo ntago yabinzana aho ngewe. Ikindi ibyo bintu uri kuvuga by'ibikoresho yavuze simbizi nimba bihari. Nakubwiye sibyo ubusafuriya hariya mu mujyi buruzuye Matewusi reka ubwo busafuriya bugumane ubwo bukombe biki ngenda shaka style zanjye nubundi nimba bihari niba imyenda yihari ngomba kuza nitwaje style bundi bindi nzabyikorera kwanza. Imyenda yo nibihari ntayazambara iyo ndumva nta mpamvu yo kutayiguha. Urumva iyo ndatekereza bitagombye no gusaba kujyayo nahamagaye kuri telefone yanayiha moto kuko ndabizi nusubirayo bizabindura. Ntago ari ibishingwe rero baha imodoka y'ibishingwe kabijyana induba ntago ariko ugomba kugenda. Erega umenye ko n'ibishingwe hagira abaza kubidepoza hari abaza gufata kuriye bakadepoza ku modoka imodoka nayo ikajyana mu kimoteri. Ubwo nanjye rero ngomba kuza nje gufata kuriye nkagira ibyo nikorera byangombwa nkajyana iki imyanda yanjye. Mbese ushaka kuza kuyifatira mu rugo wewe nk'uko ari nge basohoye mu rugo ntibame ibyanjye ninjye uzaza gutwara ibyanjye sibyo. Ariko byibura nujyeyo uzagende neza byibura nta mahane ariko nta na bitutsi mbabara udaturitsa utanukiriza gatsi umutima n'ibiti. Uzi kuntu abantu bavuze ati ariko uwo mukobwa ni imbambara umuntu gatuka n'umuntu umurusha imyaka umuruta kuri shabyihoreye isi yaradukaranze. Usara rushye yamaye yari filime yakinaga ntabwo uzi kugira ngo kiracyasha yaneye kwitama kugira ngo imveho. None se wakomeretse se byihorere buri wese nimba ufite umubiri ukomeye se nk'uwino uzumva ko n'abandi bari iyo bafite rero kuko bisa hazi icyasha mbabarira udashaka kubinyuza kuko waba ushaka gushima ku gahinda kanjye gusa uko bimeze kose mana Imana niyo ibibizi bizatubaho nibyo tuzacamo. Ubwo nyine Imana niyo ibizi uko uzabaho uko mama wasazabaho uko azubaka